mwuka wera yakuri nico giti. Yesu ni igiti muri twe. Yarangiza agakura muri wewe, akarema neza, akaguhindura kabicaremwe gisha. Yarangiza kuguhindura icyaremwe gisha, akerera urubuto rwa mbere rwitwa urukundo. Niyo mpamvu yuri zivuga ngo imbuto z'umwuka icyambere n'urukundo. Yesu azanebwa. Ese babazi Yesu azanebwa? None ni gute umuntu azavuga ngo afunze Yesu muri we, yamara akavuga ngo ni umunebwe, ngo yaranebwe? Yesu azanebwa? Yesu yoba mu muntu akanebwa? Yesu ni umunebwe? Ese mbabazi mufite Yesu, murabanye imbaraga. Yesu iyo ari mu muntu ni imbaraga, niwe mbaraga. Amen, asifiwe sana. Mwuka wera yari muri wewe, azayera imbuto zamara kwera zikera utwitwa impano. Frere udushamye utuwa n'impano. Ariko umuntu harakizwa, hazi mwuka wera, hazi imbuto z'umwuka, akamasenya ngo mana umpa impano. Kandi data niwe nyirawo uhingira. Kabiri, ishami ryose ryo muri je ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose akaryanganyaho amahage iyaryo kugira ngo rirusheho kwera imbuto. Gatatu, none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri je nanje ngume muri mwe. Kuko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye ku muzabibu, niko namwe mutabasha nimutaguma muri je. Gatanu, nije muzabibu namwe muri amashami, uguma muri je nanje nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntaco mubasha gukora mutamfite. Gatandatu, umuntu utaguma muri je ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agasha. Karindwi, mugume muri je amagambo yanje, nimuguma muri je amagambo yanje akaguma muri mwe, musabe ico mushaka cyose muzagihabwa. Twongere dusome 14, muri inshuti zanje nimukora ibyo mbategeka. Amen. Si bisanzwe. Amen. Kwisanga ahantu utazi, kwisanga mu bantu utateganya ko mwisangamo, ariko byose Imana ikamibigenza mu mugambi wayo, ukasanga byose bigenze neza. Imana ya Isiraheli ibaduhera umugisha. Ndashimira abadusuye aho twari turi hano, guhera ku babyeyi n'abandi bose twisanganya amasano. Imana ikabagirira neza bakaza bakatugeraho. Imana ya Isiraheli uyu munsi tukaba dufatikanyije amashimwe nabo. Imana ya Isiraheli ihabwa icubahiro. Ndashimira ababyeyi bacu, pastori bama baza babana natwe, n'abapasteri bacu n'ababyeyi mu mubiri no mu mwuka. Ababyeyi bacu ntaco twobaburana, kubagira muri ababyeyi nishimwe rikomeye muri twe. Amen, asifiwe sana. Kera nabakumbuye. Amen. Imana ya Isiraheli baduhera umugisha. Ndashimira ikaze ryanyu mwese kuva kuwa gatanu kugeza uyu munsi, mukitwishimiye buri wese akicumva ko twokomezanya. Ikaze ryawe, waba umwana muto, waba umukuru, waba umuvyeyi, waba umupapa, Imana ya Isiraheli iduhane imigisha. Ndashimira kubw'umwanya mwiza mukomeje kuduha kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana.
Amen. Asifiwe sana. Ahimidiwe Yesu. Ndabashimiye. Abo twataramanye ku wa gatanu nijoro, abo twataramanye amajoro yose, twari dufite intege nke z'umubiri, ariko Imana iradushoboza. Umuntu agahaguruka yumva nta mbaraga, ariko kubera ibyo Imana ikora. Amen. Imana ya Isiraheli ibaduhera umugisha. Twongeye gushimira cyane umubyeyi. Aba bantu bagiye harahirya n'abagaciro. Amen. Ababyeyi bacu turabizirikana cyane. N'umugisha. Tubona ko bano bantu baberewe. Uko mu bwami bwo mu ijuru uzagororerwa mu bino bintu. Amen. Asifiwe sana. Kubera umwanya n'umunezero dufite, twovuga Theo muririmzi Theo ni wavuze ngo twohera mu gitondo ngo bugasha, ngo bukongera bugasha, tuba tuvuga imirimo y'Imana ntituyirangize. Asifiwe sana. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Amen. Ndashimira buri wese. Nari mfite gutaha ejo bitewe n'ibintu ariko numva murije, ariko mbona sinogenda tutaseseranye ngo mbashimire. Asifiwe sana. Abadufashije bakatwerekera kugeza tugeze ku baganga. Inzira z'Imana nibi tuba tuvuga ngo ni ibihumbi, ariko ni zose, kuko nta Imana itoca kugira ngo igire neza abayo. Amen. Imana ihabwe icubahiro. Turashimira ko yagukijije. Ino niyo hasigaye havura kurutiriya hanze. Mwari mubizi, maze kubona benshi keretse bene ibirwara bikomeye, ariko maze kubona benshi baza kwivuriza ino. Ariko Imana ikomeje nyine kudusabanisha muri ubwo. Nazo ni inzira z'Imana. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Twaganira ijambo ry'Imana mu bice bitandukanye, mu rubyiruko, mu bamama, mu bavyeyi. Imana iducisha ngo ibikomeye. Imana ihabwe icubahiro. Tugiye kuganira ijambo mu mwanya muto usigaye kugira ngo dusezerane. N'abasezera materaniro ya kabiri si titubana. Bahita ngenda, hari ubundi butumire mfite imbarara, ndahita ntegaje imbarara. Asifiwe sana. Ariko nzobakumbura ye. Nzobakumbura cyane. Kuko kwa urasuruka avuga ngo nyanaka ni nkaho biba nkahari bibi, ariko hari abantu bamwe Imana ya Isiraheli baduhera umugisha mwese. Bibiliya dusomye ni ijambo ryavuzwe n'intumwa ya Yesu yitwa Yohana, kuko nakomeje kugenda muvuga. Amen. Uyu mugabo Bibiliya izimwita umwana afunzi ukundwa, mwigishwa wa Yesu ukundwa. Mu ntumwa za Yesu uyu niwe wari mutoya. Mu ntumwa 12 zagendanye na Yesu uyu niwe wari mutoya mu myaka. Amen. Niwe wagendanye na Yesu, akunda Yesu, nta n'ahantu na hamwe yigeze asigana na Yesu, kugeza mu rukiko aho Petero yamwihakanaga bamusanze hanze. Yohana we yari kumwe na Yesu mu rukiko indani. Amen. Mu ntumwa za Yesu zagendanye na Yesu niwe ntumwa ya Yesu itarapfuye urupfu rw'abantu ngo bamufate bamwice. Bafashe Petero igihe bagiye kumubamba, aravuga ngo nje ntimumbambe nk'umwami wanje, ahubwo mumbambe mfuritse. Bageze kuri Batoromayo bamubaga uruhu. Sinanizi ko umuntu agira uruhu, nabyumviye kuri Batoromayo. Bamubaga uruhu, baramwanika bamusiga umunyu, kubera imibabaro bari bakeneye kumutesa cyane. Stefano we bamuteye amabuye ku mugaragaro, bamutera amabuye ndetse bigahamya ko mu bamwishe na Paulo nawe yari arimo, kuko birizivuga ngo yari afite imyenda.
bazaga kumutera amabuye bagakuramo imyenda kugira ngo babone uko bamutera amabuye neza. Umuntu wari ufashe imyenda y'aba abandi baba bamutera amabuye ni Pawulo, yari akiri Sawuli. Amen. Uyu mugabo ageragereshwa ibigaragazo bitandukanye. Baramufashe, Bibiliya ivuga ngo baramufata bamushira mu ngunguru y'amavuta kugira ngo apfe, ariko amavuta ananirwa kumwica. Amen. Kubera urukundo yakunda Yesu. Mwari muzi ko umuntu yokunda undi agakunda Yesu kugeza ubwo impfu zose ziri hano hanze zigaragarira amaso yacu zimunanirwa? Amen. Akunda Yesu. Hari ikindi gitangaza ejo bundi nasonye muri komanteri zivuga ku buzima bwa Yohana, ariko nticyanditswe. Hari aho bamusanze ngo barebye ukuntu hayavuga Yesu ukuntu ari umwana w'Imana. Amen. Kuko Matayo yavuze Yesu binyuranye na Mariko, kandi arasubira avuga ibitandukanye n'ibya Luka, kuko abo nibo bavuze ubuzima bwa Yesu yabayemo. Luka yavuze Yesu amuvuga nk'umuganga. Amen. Mariko we amuvuga nk'umuhanga. Asifiwe sana. Ariko Yohani amuvuga nk'umwana w'Imana. Amen. Ngo akomeze guhamya ukuntu Yesu ari umwana w'Imana, baramufata ngo bamuca ukuboko, bamukubira ahantu bamuca ukuboko, ngo bamuca ukuboko barasa ngo barenguse hirya. Komanteri yarantangaje ngo bari bamaze kumuca ukuboko ngo barenguse hirya, ngo bahura na Yohana afite kwa kuboko kwameze kurakura kuresha n'ukundi. Ariko izo ntibyanditswe, ni komanteri. Asifiwe sana. Amen. Yohana mwanafunzi mpendwa yakunze Yesu kugeza ubwo yandikiraga buri muntu wese wakijwe nyuma ye, akabandikira ngo ndabandikiye bana bato. Nabari barakijwe nyuma ya Yohana. Amen. Yohana mwanafunzi mpendwa yahinduye ubuzima bwaje. Iri tangiriro tuvuga aha, iri ni itangira ry'ibyaremwe hano hanze, ibi byose muza mubonesha aya maso. Ariko itangira nyari ni Yohana wabivuze, aravuga ngo mbere na mbere y'uko bibaho habayeho Jambo, kandi Jambo yari Imana, kandi Jambo yahoranye n'Imana, ngo nta na kimwe cyaremwe mu isi ngo kitaremwe nawe. Ahimidiwe atukuzwe Yesu. Ageze kuri iki gice cya 15 Yesu ahamya uwo ari we, aravuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri. Iwe ni umuzabibu w'ukuri, kandi ngw'Imana ngo data niwe nyirawo uzuwuhingira. Amen. Asifiwe sana. Niwe uzuwuhingira, Imana nizi uwuhingira, ngo namwe haleluya, namwe ngo muri amashami. Ngo kandi ishami ryose ngo ritere imbuto ngo azarica. Amen. Ngo naho iryera imbuto ryose ngo azaryanganyaho amahage, ngo kugira ngo rirusheho kwera imbuto nyinshi. Amen. Yesu niwe muzabibu hagati muri twe. Yesu niwe muzabibu. Imana data niyo niyo uhingira. Amen. Imirimo dukora, amen, nizo mbuto. Kandi naratangaye iki gice, sinanizi ko imirimo dukora izivuga mu ndimi zose. Iyi mirimo yose dukora izivuga mu mvugo zose. Uzusanga umuntu ayasenga, umuyisilamu yakubona akamenya ko uri umukristo, umushinwa yakugeraho, umushinwa utazi imvugo iyo ari yo yose y'ikinyamurenge cyangwa ikinyarwanda, yakugeraho kubera gusa icyo ukoze akavuga ngo uyu muntu ni umukristo. Amen. Umugande
je sinzi ikigande. Hari umunsi umwe nageze ahantu numva umuntu twari tuje gufasha abantu ahantu, ariko tuzana n'umwe uzi ikigande hano. Arangije hamagara mugenzi we umugore ngo nyabo. Ese ajya siko bazabita mu kigande? Ni kinyankore cyangwa ni ikigande? Reka zose tubyite ko ari ikigande. Siko bazabitanya ngo nyabo. No, tanga jewe nje kugira ngo yahamagaye ngo ni nyabo. Sinarizi ko nyabo ari umugore. Ngira ngo yavuze ngo nyabo. No ndamubaza se ni gute wawita umuntu ngo ni nyabo? Kubera kutamenya ururimi. Ariko umugande usanza yasenga. Amen. Inza yitamzumva mu kinyamurenge ngasobanukirwa ngahamya kavuga ngo uyu ni umukristo. Amen. Mirimo ukorera mu isi yose yanditswe mu gitabo, yaba myiza cyangwa mibi neza guherekeza. Ibyo ukora waba uri hehe, imirimo yawe izivuga wewe uriwe. Amen. Tibisaba ngo bashakishe cyane bashaka uwo ari. Oya, imirimo ukora izidetermina wewe niba uri umukristo cyangwa niba uri umupagani. Amen. Asifiwe sana. Yesu niwe muzabibu kandi data niwe nyirawo, namwe muri amashami. Ibyo mukora nibyo bigaragaza ishami niba ari ishami ry'igiti cyiza cyangwa niba ari igiti kibi. Amen. Ya mirimo uzukora, za mvugo uzuvuga, za bindi utekereza. Amen. Biza bishikantu bikavuga ngo iyo ukoze umuntu nakwihisha akakwihisha uwo ari we, uzomutegere ku mirimo. Icyo ukora cyose kigaragaza wewe ni nani, matendo yako. Yesu, amen, begereye Yesu baramubaza tese Yesu, ko abahanuzi babaye benshi, abifaranga baragwi, ese namwe no byarahageze umuntu wamuhamagara ngo ngwino ufashe dusenge, akakubwira ngo banza wohereze tike, ngo shange wohereze ngizo gukoresha mu rugo. Cyakora ino wenda ntibirahagera. Hari ibindi bihugu umuntu azageramo mbere yuko aza akabanza akakohereza momo cyangwa akakohereza yo mpesa, akabaza n'ibiciro akakubwira ngo kuva aha naha bigenda gutya. Ndango niri iwanyu byagezeye mama we nida hirya byageze. Baragwira abaririmbyi baragwira baririmba amajwi azamuka baca mu mishamu. Amen. Hanyuma baraza baramwegera baramubaza tese Yesu, kwa baririmbyi bagwiriye, abamama babaye benshi bari mu kuvuza amapenda, abandi bagakora ibitandukanye, abapapa bari mu gukora ibintu bitandukanye, abahanuzi bagwiriye, niki kizatubwira abukura baribo? Amen. Bibiliya iravuga ngo Yesu arabasubiza ngo aba bose bakora ibi ngo muzabamenyera ku mbuto be. Oya, si kumpano. Ese mwari muzi ko umuntu yokwerekwa ariko hari umupagani? Ibyo ukora, matendo yako, imbuto za ibyo ukora biza bivuga mu Gifaransa, bikavuga mu Cyongereza, bikavuga mu Kigande, bikavuga ikintu cyose ukora kiza kivuga wewe uriwe. Asifiwe sana. Matendo yako yananena wewe ni kinana. Matendo yako, imirimo ukora, waba uri wenyine, waba uri ahiherereye, ibyo ukora bizazama bivuga mu ndimi zarizo zose.
oya tibisaba ngo ugende nguvuge ngo jewe ngo ndumutaramye ngo jewe ngo ndumunyamwuka. Oya iyo utaramye zonyine bizavuga ngo umuntu wenyine azayibwira akavuga ngo nyanaka no mutaramye. Kandi nabwo iyo uzikora iyo uzikora naratanga abantu nutumana duto abantu Bibiliya ivuga ngo yenze kutugira nk'Imana ngo iburaho gato. Niko kuri uzutarama gutya bakamamenya ngo Mwuka Wera yakuri nico giti. Yesu ni igiti muri twe yarangiza agakura muri wewe akarema neza akaguhindura ukabicaremwe gisha. Yarangiza kuguhindura icyaremwe gisha akera urubuto rwa mbere rwitwa urukundo. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ngo imbuto z'umwuka icyambere n'urukundo. Ariko ubuzi muri wewe ukabuhamya neza abantu bakaba baguhamya kutagira urukundo ukavuga kweri ngo umukristo. Mwuka Wera yakugezemo ni igiti azati Yesu yaravuze ngo si byiza ko kuko nguma hano, ni byiza ahubwo kuko ngenda. Kandi ningenda nzabohereza umufasha nagera muri azabashoboza. Yageze muri we azayera ikintu cyitwa urukundo akera imbuto akera kwihangana. Erega nda muntu ugira Yesu ubona nirwa kwihangana. Twari tutaramanya n'umundi mugabo wagiye hanze n'inshuti yanje n'umubyeyi yitwa Pasteur Ngomesi. Umukara dusanga aratubaza ngo ese ngo Yesu azanebwa. Yesu azanebwa. Ese babaza Yesu azanebwa. None ni gute umutaza ngo afunze Yesu muri we yamara kavuga ngo umunebwe ngo yaranebwe. Yesu azanebwa. Yesu yoba mu muntu akanebwa. Yesu n'umunebwe. Ese mbabaza mufite Yesu murabanye mbaraga. Yesu iyo ari mu muntu ni mbaraga, niwe mbaraga. Amen. Asifiwe sana. Mwuka Wera yari muri wewe azayera imbuto zamara kwera zikera utwitwa impano. Frere udushamye utuwa n'impano. Ariko umuntu harakizwa hazi Mwuka Wera hazi imbuto z'umwuka akamasenga ngo mana umpa impano. Nico kudusanga umuntu agakora ibyo akora bose kandi afite n'impano kuko nta Mwuka Wera uba muri we ngo yera imbuto narangiza yempa. Asifiwe sana. Iyo imbuto zawe ibyo ukora nibyo bigaragaza ngo ese wewe urinde wewe nikinana n'imbuto zawe. Ibyo ukora biradetermina bikavuga ngo wewe urakishijwe cyangwa ntukishijwe. Asifiwe sana. Murusheho kwera imbuto. Bibiliya yavuze ngo nimuguma murisha ngo amagambo yaje akaguma murimo ngo musabe ico musha muzagihabwa. Muzi impamvu byinshi tudasubizwa nuko tutari muri we, nuko amagambo yayo atari muri twe. Amen. Murusheho kwera imbuto, mwera imbuto, mukundane. Amen. Ahantu usengeririya hirya Kigali muri Karuvali ubwo rusengero rugira ubumwe naratangaye. Uri umushitsi ukicirura mu rusengero harabaza binjira gutya bakamasora amasefu bakama bakorera ibintu utarigera ubona. Kwabaza ngo ese abantu ibo bimeze bite? Niba hari ikintu kiza gituma itorero ritera imbere rikagera ku rwego uteye ubwoba ni ikintu cyitwa urukundo hagati muri bo. Iyo mukundana mugashira hamwe nta na kimwe gutya mutogeraho, nta na kimwe icyo cyose mwotekereza kugeraho mwokigeraho kubera iki? Urukundo ruri hagati muri bo. Amen. Kandi igihe cyose mwicaye gutya mugomba no kugena abigisha abantu. Natanga aho kugena umwarimu ujana abana kubigisha ko muragena umuntu ubahagararira n'inkoni. Kurakirana iryo torero ryejo.
noneho kuryigisha icyo rifata ko muraryigisha inkoni. Tubona uriya muntu uhagarara ngo abana badasakuza, yakagombye guhagarara hababwira ngo muri Yohana haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, bakaba bafite iriya office nk'ari ahantu, bakaba bicaye bafite na zirandaraza n'intebe zabo, bafite n'umwarimu uhaye ubigisha uko muhaya mwiga hano, ni aba ariko nabo bahabiga harahiye. Amen. Ninya kuko ejo bizivuga ngo toza umwana inzira akiri muto, ngo nubwo yasaza ngo ndazayivamo. Iriya Sunday school iri ikomeye hari iriya ni ishuri kimwe. Amen. Ko muragira ngo twafata umwana uri mu wa mbere wa segonderi tukama tumujana mu wa gatandatu wa segonderi tukamuhuza n'uri mu wa gatatu wa primaire, ko murabona ngo abantu bo kwigira hamwe bigakunda. Ukoga niko tumeze mu ikanisa. Nukuwa urebe nka bishop tukamuhuza n'abana ba Sunday school, tukamuhuza n'abaririmbyi, tukamuhuza natwe, twese tukama turya indyo imwe. Bamwe bazaturubwanga ati abandi bikabagwa nabi, abandi bakabishobora, abandi kubera turasabwa ibintu bitandukanye. Amen. Rero murusheho ibyo mukora byose, ibyo mukora murusheho kwera imbuto. Umuntu nagera kama ma bishop wa iriya hirya wageze hano. Amen. Akatana ibintu zose byiza. Amen. Asifiwe sana. Kandi yaje ataduteguje, mwari kumwitegura cyane, mukamumwitegura cyane, mukamwakira neza cyane. Asifiwe sana. Bibiliya yavuze ngo ibisigaye byose hanyuma y'ibintu byose twasangiye kugeza uyu munsi mukomerere mu mwami, hanyuma yo kwera imbuto, hanyuma yo kugira neza, hanyuma yo kwihanganirana, hanyuma yo gukundana, hanyuma y'ibi byose mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Asifiwe sana. Nyuma y'ibyo byose mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ngo kuko ibyo turwana nabyo ibidusenya si biva kure, ni biri hagati muri twe. Asifiwe sana. Murusheho gukundana, murusheho kwegerana, murusheho kugirana inama, murusheho kugirana inama, murusheho gusabana, kugira ngo ibiturwanya ntabwo ari bifite inyama n'amaraso, ahubwo turwana n'imyuka. Habaza bo Satani azayohereza umwuka hagati muri twe. Iyo mutagira n'inama ukazutsinda umwe iri undi ugatsinda undi iriya, twabashika hamwe tugakosana ibizo dutekereza n'ibyo dutekanya kugeraho titubigereho. Ariko iyo mwegerana umenye ko ibiturwanya ni mu bitsindira hagati muri twe, ntibigira icyo bidutwara. Nukuri urugendo dufite tuzorusoza amahoro. Asifiwe sana. Uru rugendo dufite tuzorusoza amahoro bitewe nuko twashize hamwe. Amen. Ko muragira nk'ikintu mwankoreye, ko muragira ngo cyo kwibagirana mu mutwe, ko muragira ngo cyo kwibagirana mu mutima, aho nzoba ndi Imana ikumve kandi izashoboze, izambe kubibuka haba mu isengesho haba no mu bindi byose. Kubera iki? Imirimo mwakoze yaneretse abo muri bo, yaneretse ibibarimo, yaneretse imitima mufite, yaneretse urugendo mufite, yaneretse izo muteganya. Amen. Kubera gusa ibikorwa byanyu muri data Yesu n'umuzabibu, namwe muri amasha, murushaho kwera imbuto. Ishami ryose ritera imbuto ngo izarisha, kandi ngo bayasakume bashire mu muriro, kubera ko nta mirimo rizaba rifite, nta mbuto rizaba rifite kubera umwanya. Asifiwe sana. Mbasezera abavandimwe, narabakunze sino muri cyo mbitu. Iyo abana ari ngefite nk'ubunye nari kwikora mushumba, ariko kubera ineza y'Imana n'ukuboko kw'Imana n'umugambi w'Imana idufiteho, ibaduhera umugisha. Kandi nimushika mu rugo muje kuzishuza, babwire rino banga, sinohura n'umuntu ngo bishop niduhura, revera niduhura ambwire ngo Imana iguha umugisha, ngo nama ntaha nama mbisiga ahandi. Iwe yavuze ngo Imana iguha umugisha, siko kure tibikunda. Oya, ese muzamugira ngo ino migisha yose baza batwaturaho izekera